dutangiranye n'umusore hano yari arimo amanuka kuri etaje, kumbemo hasi kuri iyo nzu yari arimo kumanukaho hari harimo abakobwa babiri. Umukobwa umwe arangije aravuga ati ariko Anita waje tukinjira mu nzu. Ubwo Anita yahise asunika mugenzi we mu nzu, arangije abwira umusore ati rukanka. Ubwo yafashe ku rugi kugira ngo umukobwa ataza kuvamo, umusore nawe arangije arirukanka. Umukobwa azavuga ati ariko Anita ni ibiki uri kwikora muri iyi minsi koko? Umukobwa naramubwiye ati kase nawe uransetse, se ubwo uri kumva byaba ari ibiki? Nta kidasanzwe yewe, nuko mba ngira ngo nguteshe umutwe, nyine mba niriwe hano njyenyine, irungu ryanyishe. Hano ni Anita na Kasi. Anita ni uyu nguyu wari uri kumwe n'uyu musore uri guhisha Kasi ibyabaye. Ubwo Kasi yarakomeje aramubaza ati ariko Anita nsigaye ntazi ukuntu muri iyi minsi usigaye witwara pe. Anita arangije aramubwira ati yego rwose nta kibazo kirimo, mba niriwe hano njyenyine ugira ngo ubundi sinzarwara na stress. Kasi arangije aramubwira ati humura rwose muri iyi minsi ndahari, nta kazi kenshi mfite. Anita aramubwira ati okay nta kibazo, niba nta kazi kenshi ufite twigire mu nzu tujye kuganira. Ubwo Anita yakomeje gucunga ko wa musore bari kumwe yagiye. Barakwereka hano Kasi yari ari kumwe na papa we bagenda baganira. Kasi abwira papa ati ariko papa ni ukuri ugabanya ibintu by'akazi, ujye umbonera umwanya nk'umwana wawe unganirize pe. Umugabo arangije aravuga ati Kasi mwana wanjye rwose ndabizi mba nakubayeho bize, ariko ndaza kugerageza ibishoboka byose. Ubwo bakiri aho Anita yahise aza aravuga ati dore Kasi na papa we. Anita arangije aravuga ati bimeze bite papa Kasi? Ati nishimiye kukubona rwose. Kasi arangije aravuga ati ariko uzi ko ari ubwa mbere papa kubonye we? Nuko Anita arangije aravuga ati okay ni byiza noneho kumenyana na papa. Ubwo umusaza yahise asuhuza Anita nk'umukobwa ubana n'umukobwa we. Anita hano yari arimo kwisesa yirya imbere y'umusaza, ndetse ubona ko yambaye n'utuntu dutoya ku buryo umusaza abasha kureba umubiri we, gusa nk'abasaza bikuriye nyine ntabwo yabyitayeho. Ubwo Anita arangije arababwira ati okay mukomeze muganire noneho nabicira ikiganiro. Gusa Anita hano yasigaye arebana na papa wa Kasi, akomeza amucira amarenga aramubwira ati tuze guhura mu nyuma. Ubwo ntibyatinze Anita yahise aza ku kazi aho papa wa Kasi akorera, gusa Kasi yari amutaye mu rugo. Ubwo Anita yarakomanze aho ngaho ku kazi aho papa wa Kasi akorera. Papa Kasi afunguye ahita yikanga aravuga ati mukobwa wanjye bimeze bite? Ati rwose wambaye neza pe. Akivuga byinshi umukobwa yahise amwegera aramusoma, nawe ndebere. Umukobwa ari gusoma papa w'inshuti ye babana muri ghetto. Arangije aramubwira ati rwose nashakaga kugusura njyenyine utari kumwe n'umukobwa wawe pe. Umukobwa arangije aramubwira ati none se ntabwo uri bume karibu? Ati ariko nutanayima ngenda yiha rwose ntacyo bimbwiye. Umukobwa yari yaje yambaye utuntu duciye atangira kureshya papa w'inshuti ye. Ubwo umusaza nawe kwihangana byaramunaniye arangije arakinga asanga umukobwa mu nzira aravuga ati rwose nibyo giciro kuba waje kunsura wenyine pe. Umukobwa arangije aravuga ati rwose nanjye ndabyishimiye, nakubonye numva ndakwishimiye, numva ngomba kugusura ndi njyenyine nari kumwe n'umukobwa wawe. Ati ariko hagati aho twagira n'ukuntu njye nawe twishima rega, nubwo ukuze ariko njye ndabona ukiri muto ukiri umusore kandi njye nashiringira. Umusaza arangije aravuga ati se ubu kuri inshuti y'umwana wanjye urumva ibyo bintu yabifata ati? Umukobwa aravuga ati wanatinyuka wigira ubwoba, umukobwa wawe nzi uko mutwara njye ndamumenyereye nta kibazo azabigiraho. Umusaza aravuga ati okay nizere ko nanjye umukobwa wanjye nta kibazo azabigiraho kandi nanjye ndamuzi, ariko ntabwo twahita tubimwereka nonaha. Umukobwa aravuga ati njye ntacyo bintwaye niyo twajya twihurira mu ibanga rwose. Bidatinze barakwereka umunsi ukurikiyeho wa musore twatangiranye ava kuri etaje avuye kuryamana na Anita. Yabonye Anita ari kumwe n'umusaza aravuga ati uriya mukobwa ara ndebye neza cyangwa si we? Ati buryo uriya mukobwa nuko nguko ateye. Agiye kwitegereza abona wa mukobwa arimo gusomana n'umusaza. Mana yanjye, wa musaza sibwo yatangiye kuraruka. Kumbe barakwereka wa musore twatangiye ari kurira inyubako yihisha Kasi ni sheri we yaje hano ari kumubwira ati sheri hari hashize igihe tudahura rwose ubimbabarire nari narabaye bize. Kumbe icyo umukobwa atazi Anita babana mu nzu imwe ajya agira gutya akiryamanira n'uyu musore. Umusore arangije abwira umukobwa ati ariko nawe nsigaye mbona uba warabaye bize cyane mu kazi kawe, ujye ushaka ukuntu uboneka njye nawe tugira ukuntu duhuza. Gusa usibye ko hari n'ikintu numva nshaka kukubwira. Umukobwa arangije aravuga ati ariko sheri ko ndi kubona uri kwitwara mu buryo budasanzwe. Wibuka uyu musore sheri wa Kasi twatangiye agafilime avuye mu nzu avuye kuryamana na Anita. Ubwo yarakomeje abwira sheri we ati hari akantu nshaka kukubwira, ati ariko ndumva none hanameze neza yo kuba nakakubwira pe. Umukobwa arangije aravuga ati sheri ndumva uneye ubwoba. Ati se wabimbwiye? Umusore arangije aravuga ati uzi ko nabonye Anita
ari kumwe na papa wawe barimo gusomana. Ubwo umukobwa yahise yikanga. Barakwereka hano nanone Anita yari akiri kumwe na se wa mukobwa babana ngo ni Kasi. Bigaragara ko umusaza nawe yatangiye kuraruka. Ubwo umukobwa aramubwiye ati ngiye nta kibazo, niyo wantwara tukajya twibanira nka harugari Kasi umukobwa wawe. Ubwo Kasi hano yasanze se ari gusomana na Anita. Arangije aravuga ati papa nta n'isoni ko kukifata, umukobwa tubana, umukobwa tungana, umwana ubyaye ukifata ugasomana nawe ku muhanda, ese ubwo urumva nta soni ufite? Umukobwa arangije biramubabaza aravuga ati reba Anita nkawe kweri nk'ibintu uba unkora. Umukobwa umutima waramuriye, yaketse ko ibintu ari kubona ari inzozi. Umusaza aravuga ati ariko umukobwa wanjye ngenda cyari muto rwose, ndumva ibintu ndi gukora ntacyo bitwaye. Anita nawe abwira Kasi ati ariko se wajya ureka papa agakora icyo ashaka. Kasi arangije aravuga ati muceceke mwese nta jambo na rimwe mufite, ati icyakora cyo muransebeje pe, ati sinakiyumvisha ibintu mukoze. Umusaza arangije aravuga ati mwana wanjye ntunyanga, urabizi ko ari we nsigaranye wenyine. Umukobwa arangije aravuga ati papa ndakwiyamye rwose ndekura. Ubwo Anita yahise avuga ati umukobwa mwihorere ngenda muzi turabana, turaza kumusanga mu rugo tumuturisha araza gutuza. Umusaza ahita abwira uyu mukobwa ngo na Anita ati ndakwinginze rwose umwana wanjye uze kumumfasha kuko niwe muntu nsigaranye, mama we yaramunsigiye pe. Ubwo barakwereka Kasi hano mu rugo yari ari kumwe na sheri we ari kumuhumuriza ati hangane rwose, biriya ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe pe. Umusore araje amubwira ati reba baje hano. Umukobwa arangije aravuga ati sinabyizera ko nabonye ari papa wanjye. Arebye imbere ye abona bamukurikiye inyuma baje kumusaba imbabazi. Umusaza arangije aravuga ati mukobwa wanjye ndakwinginze banza unyumve. Umukobwa aravuga ati papa nta kintu hano ufite cyo kumbwira, ukifata ukaryamana n'umukobwa tungana, ese urakeka ibyo bintu mama bimenye yabyishimira koko? Umusaza isoni zaramwishe abura n'icyo avuga. Umukobwa nawe umujinya wari wamwishe atari kwiyumvisha ibimubayeho pe. Ubwo Anita yasigaranye hano n'uyu musore. Umusore arangije amubaza ati wagikobwe gute wifata koko ukaryamana n'umusaza ungana kuriya? Warambeshye ngo urankunda tumaze n'igihe nanjye turyamana. Umukobwa arangije aravuga ati se none ni wewe ntunganira, we ko wifata ukaryamana nanjye? Ubwo ibyo bintu sheri wawe Kasi arabizi kuri kumubeshya cyangwa nabyo mbimubwira sarire rimwe? Igisore kirangije kiramubwira tugire n'ikintu mubwira uraza kumbona, ugomba guceceka gusa nanjye ibyanjye nawe birangiriye aha, sinarinzi ko ari kuri iyo uteye. Kumva uko babivugaga Kasi nawe yaturukaga inyuma. Anita arangije aravuga ati ceceka nawe ntabwo uri umwizerwa. Kasi arangije aravuga ati ye musubiremo ibintu numvise, ibintu mwavugaga nibyo mwembi babi ngo mwararyamanye? Kasi arangije aravuga ati ariko Anita nubwo twabanaga ni byinshi umisha pe. Ubwo igisore cyari kirimo kubwira Anita ati ntugire ikintu na kimwe uvuga. Kasi arangije aravuga ati mbwira ibintu mwakoze we na sheri wanjye noneho ni ibiki? Umukobwa arangije aravuga ati n'ubundi ntacyo guhisha kirimo, ugomba kubimenya ko na sheri wawe atari umwizerwa nubwo uri kuvuga papa wawe. Ubwo yahise atangira kubabwira inkuru y'umunsi we na sheri wa Kasi bamucaga inyuma. Ubwo bari hano bari kuvuga ati uyu munsi ni ukuri wari uw'ingenzi mu buzima bwacu pe. Ati ni ukuri Kasi ubanza ndaza kumureka nkigumanira nawe. Anita arangije aramubwira ati nta mpamvu yo kureka Kasi rwose, twanagumana kandi na Kasi muri kumwe. Bigaragara ko uyu mukobwa uri hano nta mutima agira we. Ubwo yarakomeje abeshyanya n'uyu muhungu uri hano, bagiye kumva bumva umuntu arakomanze gusa ntibabyitaho. Umukobwa Anita arangije aravuga ati erega nta mpamvu yo guhangayika nta muntu uri hano. Kumbe Kasi niwe wari uri ku muryango ari gukomanga. Yarakomeje arakomanga cyane baba baramwumvisha. Umusore arangije aravuga ati none tugiye gukora iki? Anita arangije aravuga ati ugiye gusimbuka hano. Umusore arangije aramubwira ati wa mukobwa uri umusazi, urumva ngiye nasimbuka inyubako ireshya gutya? Umukobwa arangije aramubwira ati none Kasi sheri wawe ko agiye kugusanga hano urabigenza ute? Ati genda ushaka ukuntu umujijisha ndebe ukuntu nasohoka muri iyi nzu ariko nasimbutse. Anita arangije aravuga ati oke ngakora igishoboka cyose ariko ushaka ukuntu uva hano. Ubwo umusore yabonye nta bundi buryo, nibwo twatangiye iyi filime uyu musore ari gusimbuka iyi nyubako ndetse Anita ari kujijisha Kasi. Ubwo Kasi yarabyumvise biramurenga, arangije abakubise urushya Anita ndetse arahindukira ahita rukubita na sheri we. Aravuga ati mwarambeshye gute nizeye abantu babahemu nkamwe koko? Yo Kasi ibintu byaramurenze abura n'icyo akora. Yaje gusanga papa wari kuryamana n'umukobwa bangana, none asanze uwo mukobwa yararyamanaga na sheri. Umusaza uri hano aravuga ati Anita nari nakwizeye, numva ngiye gukundana nawe tukaba twanabana, ese burya nuko umeze? Umusore uri hano nawe arangije aravuga ati sheri ndakwinginze rwose mbabarira, byari accident naje nje kukureba, Anita ngusha mu mutego pe.
Kasi arangije aravuga ati ndakwirukanye mu buzima bwanjye ntuzongere kuza kumpemukira. Umusore yakomeje amusaba imbabazi aramubwira ati ndakwinginze sheri rwose winyirukana mu buzima bwawe urabizi ko dukeneranye pe. Umukobwa arangije aramubwira ati ibyo byarangiye nta kintu na kimwe nkeneye kuvugana nawe ndetse sinshaka kumva n'ijwi ryawe. Umusaza uri hano nawe yahise avuga ati wa gisore we nawe nsohokera mu rugo rw'umwana ndetse nawe wa gakobwa we ugenda warambiye. Ubwo Kasi yasigaye hano biramurenga buri icyo akora. Arangije aravuga ati koko kuki ari njyewe ibibazo byose biziraho, ati se ubu koko nzakora iki? Ubwo papa we nta hantu yari kujya, ntabwo yari gusiga umukobwa ari muri aka gahinda. Yaramwegereye aramuyambira aramuhumuriza aravuga ati mwana wanjye rwose ihangane, hagati yanjye na Anita habayemo kutamenya, nari nzi ko namukunze rwose numva twanabana, sinari nzi ko nakunze umukobwa w'indaya. Ni naho agafilime kacu gasoreje, nkushimira kuba wadukurikiye. Ibuka gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ciao ciao.